Hello, nanone twagarutse kuri Rwanda Top News, ikiganiro ni Link Line. Uyu munsi tukaba tugiye kugira icyo bita table talk. Ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'abagenzi banjye. Gusa uyu munsi nanone tuvuga ku matopic abiri. Iya mbere ni date, iyindi topic ishyushye, propose. Ubundi proposal hari ibintu tumaze iminsi tubona byaraje nyine birahanze birateye. Ese ikintu bita kuvuga ngo umusore ateye ivi. Nanone ntago ndi njyenyine, turacyari kumwe nanone. Uyu munsi ni show, ntago ndi njyenyine rero nahereza umwanya abagenzi banjye akambwira uko abyumva. Date ni iki, uyumva ute? Date okay, ni kwa kuntu usanga wenda umukobwa n'umuhungu bashobora gupanga bagahurira ahantu bakagira ikintu basangira bitewe n'uburyo wenda bari kwiyumvanamo. So umusore agomba kuba ari umuntu w'umugabo, of course nimba bagiye kuri date n'umukobwa agomba kwishyura nyine akagaragariza uwo mukobwa ko ashoboye ari umugabo nyine no mu buzima busanzwe, kandi ikindi no mu buzima buzakomeza ko nyine hari ikintu azafasha azamarira uwo mukobwa. Hari date mama yitangira kumenya na rero muri shimiranye buri wese akunda ayishimira vibes undi, ari hakaba wenda niyo ngiyo date yo kuvuga ngo abantu buriyo no barangije kujya muri ya step no kuba bari muri relation. Urumva njye nimba nishimiye vibes zawe havuga ati wenda njyewe ndi umukobwa ndakubwira ati duhure kuri lunch, sibyo? Ikigaragara cyo nijya gutumiye ntabwo nzi uko uhagaze ku ikofi, kuko se nakumva ko ugomba kwishyura. Nanjye ngira icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ndaguhamagara kuko mbizi ko mfite ayo kwishyurira twese. Christe umva gato, twebwe twemera ko at least njyewe nemera old school, nemera ko umuhungu ari first step igomba kuba ari y'umuhungu always, kuko ntago ugomba yo kuntumira kuri date, ntago biri appropriate ko even mu muco wacu umuhungu ni ufata ya mbere agatera intambwe imwe. Noneho aya ibyo ntabwo tubyumvikana, buretse gatoya. Naho usanga buriya muri societe turimo hari gihe dushaka kwimitating imico itari yacu. Hano umuco umuhungu ni ufata ya mbere, nayo mpamvu at the end ibintu byaciyemo ari ngiye ugomba kujyana inkwano bakakuma. Ngiye ndi umutware, umuhungu umugabo agomba kuba umutware, head agomba kuba head w'ibintu byose. None se ni ugomba gufata first step approaching umukobwa. Wemera ko bose bakunda? Kuki se utumva ko niba umwe yatumiye undi urese atagira uko yishyura nyine, urese agomba kugira uko yishyura? Urakoze cyane, bose barakundana, ntabwo ari umuhungu uzakunda wenyine umukobwa ntakunda. Urakoze cyane. Reka mwereke natwe twabivuze neza ko date ni igihe nimba nishimira vibes zawe, sibyo? Kandi kuba nishimira vibes zawe ntago bivuze ko bizatuleadinga muri relationship. Urumva rero nshaka kugibwira abantu wenda mfite n'umutipe w'umu best friend wagenda mufite, nshaka kumubwira ati twajya ku kadate kacu k'abacuti, kuko it's about our time. Urumva yewe nawe tuganire twebwe. Numvaga ko topic turi kuvuga date ari meaning yo kuvuga ngo abantu ese mwarakundanye cyangwa hari umufite feeling undi mushaka kubigira relationship. Ntago ari ukumutumira kugira ngo mugire conversation y'aba best friend. Ni igikorwa kiba kugira ngo kuko mwese hari umufite feeling undi. Nese wemera ko abantu bakundana bari aba best friend? Urabyemera cyangwa no? Of course. None se aho ngaho ariko ushaka kubigureka ngo bigire hari besto, hari n'umuntu ufite feelings. Wambwiye akantu ngo bose barakunda, unyibutse umuhanzi wigeze kuririmba, mushaka kwa iyo ndirimbo muyizi ko nashize, ariko kuvuga story y'umukobwa mu cyaro wakunze umuhungu cyane abura, akajya yifuza umuntu wabyibura uko umukobwa yatera umuhungu yatera intambwe imwe, izindi 99 umukobwa akazitera. Date ni ya boyfriend na girlfriend cyane abateganya kujya mu rukundo. Date ni ikintu kinini. Hari date, hari abateganya kujya mu rukundo nka gutumira for dinner, iyo ni date. Havuga ati ariko papa si hari, ahantu itandukaniye na dinner zisanzwe. Papa si bihari ni ukuvuga ngo tugerageze relationship, niyo papa si bihari. Rero nemera ko iyo ntambwe ya mbere iyo approach igomba kuba iyo umuhungu, kuko niko mu muco bimeze. Akenshi usanga gender equality na equity ari ibintu bitandukanye no mu bikorwa bitandukanye.
haba kwa muganga haba buri wese abafite ikintu ashoboye kurusha ikindi ariko kankubaze umuntu already wanabwiye ngo mujyane kuri date akenshi wenda tuvuge hari na level ya understanding mwese mumaze kugeraho muri relation yanyu urumva tuvuge nimba umuntu ni boyfriend wanjye ibyo byose tugomba kuba free ku buryo dushobora kuganira kuri financial status zacu nimba nzi ko nta kuntu nifite muri iyo minsi hari ukuntu yifite ntacyo bitwaye kuba yanyevita kubera ko nkumbuye nanjye nimba mukumbuye ntuzampeze mu gikari ngo umukobwa ntiyemvite umuhungu wenda Steven arabizi kambibira akabanga buriya mwebwe bakobwa ikintu mutatuzeho buriya yaba umuhungu yaba umugabo yaba umwana w'imyaka 12 w'umuhungu yaba umwana w'imyaka 5 hari ikintu cyitwa respect nicyo kintu cyambere umuhungu akunda yaba ameze ate nabara abantu ubona bari gukina hasi yenda ku disrespecting nabara abantu ubona bakina hasi kuba uri umugabo dushakanye ukabura akazi nzareke guhaha ngo twaho gusuzugura tuburare aho ngaho respect igaragara niba dusohotse ukishyura iyo respect aho ngaho hari deja hari amanota mbana amaze guta deja hari ikintu already kiba ya respect yanjye cya cyubahiro ngomba kumpa kigabanukaho some degrees nubwo utabimenye uyu munsi nubwo utabyumva nona cyangwa ngo uhita ubibona ko ukavuga ati okay nubundi ni umusore nkunda ndamwubaha ariko hari akantu gatoya kaba kavuyeho kandi utwo tuntu dutoya turagenda tukadinga up icyo gihe nanjye nakubwiye ngo sibyo nimba dukundana sibyo turaganira sibyo nimba mbizi igihe ufite amafaranga nshaka kuvuga ati jeri nshaka airtime sibyo nshaka iki ngiki nkakubwira ko mbizi ko urifite urumva nanjye mu gihe nyafite nase dukundana ukagira nk'ikibazo ibyo byose biba byoroshye kuba ushobora kutawe tujya mu maniga yawe ukavuga ati akosheri wine bimeze gutya na gutya wampaye yangaye urumva ko nanjye I know ko hari igihe nzakwitabaza it's not about gukundana kujya kuri telefone amasaha 24/7 ibiki n'ibiki sibyo aho ngaho bivuze ngo niba tweremeje kujya muri relation twemeranyije ko tugomba gusharinga our social lives sibyo nibwo nukuvuga ngo okay binapfuye nta gihombo niyo mpamvu rero kenshi iyo mutagize gusharinga kwa social life nimba nshaka ikintu kandi nje I respect financial issues when it comes to relationships kuko kenshi ntahantu bipfira nimba nzi ko njewe sibyo nimba mvuze ngo ndifashe nk'ibyo ndagukumbuye wenda wowe uri no muri crise nta nubwo uzigiye uzayiviramo ngo ndaguma mu gikari ngo kwa ko umukobwa ntago ngo yemeye kwemvita umuhungu ubwo nanjye nkigira iyo ngiyo I mean nta connection twaba turi kubakana no erega reka tubanze twumvikane ko no mu rugo you guys are going to share no reka tubanze twumvikane ntago wenda kuvuga ngo buri muntu wese afite icyo ashoboye cyangwa se icyo azagenderamo cyangwa se inshingano azagira ntago bishatse kuvuga ngo umugabo azabasuzuguye umugore so rero twigarukire nanone kuri date yacu iteka ryose uwo muhungu nimba yagutumiye so abagomba kugaragariza yuko hari ikintu nanone afite ubundi se ni gute ubundi agomba kubaho izo krize zose ubundi umugabo agomba gukora uko ashoboye kose akagira ikintu ageraho kandi akanakikwereka hanyuma rero nimba wowe uri umukobwa nta nubwo numva ubundi ukuntu ubundi untumira kuri date ibintu byose ubundi niho bipfira ntabwo numva ukuntu ngewe untumira kuri date reka dufate urugero rwaho tuzi nk'aba boss lady urabazi abakiri kumva abamama abagore abakobwa babakiri hano hanze urabazi yabuze ingero nyinshi tuvuge ko bo batazigera batumira umuntu ngo basohokane bakundane ayo mafaranga yose bafite bazagenda bayabike munsi y'igitanda ntibazigera bayikoresha ntago bishatse kuvanga amafaranga bakoreye ngo bazayakoresha kuri date ntago ayo mafaranga bafite aricyo avuze hari ibindi bazayakoresha bashobora no kugenda bakayakora in business bakayakoresha mu bindi ntago bivuze ngo amafaranga nimba amaze kuyagira azayajyana kuri date ntago aricyo bishatse kuvuga kandi nawe nuko nawe nubundi na boss ready amafaranga afite ntago azakuraho yuko aha umugabo agaciro ke hari ukuvuga ngo turasohokanye kanze nk'urugero sibyo hari uko dushaka kwa twasohokanye wananye vise urugero wajya kwishira nkatanguga ati I'll pay my bills urumva aho ngaho
okay icyo gihe wenda umuntu umukobwa ashaka kubikora yanze vibes zawe cyangwa abona wana mu disrespect at some point akavuga ati utaza n'undi munsi utazagira ngo wenda kwera ibiryo byawe nariye cyangwa kubera iki cyawe akaba yabyishyura sibyo avuga ati nanjye kanca agasuzuguro kuko I believe without respect nta n'ikintu ubundi mwamuri gukora urumva rero ikintu ndi kukubwira nimba njyewe nafashe umwanya nkakubwira ngo dusohoka ntabwo kenshi wenda ubivuga in a type of way kuvuga ngo wenda ngo can we go out darling blah blah shavuga ati ariko ndumva giye nkumbuye pizza asubundi twagiye kurya ntago bikuraho ko nshobora no kwishyura uramutse tuvuge turi kuganira urambwiye ati rero kambwire ubu ngubu ndi financially shy nta n'igiceri mfite ati ariko njyewe nari nifitiye hano nk'ibihumbi 20 twajya kurya pizza ngambwira agasuzuguro kari muri ayo magambo nkoresheje Christe ubundi ugeze mvuga yuko umugabo cyangwa se umusore niyishyura kuri date azabasuzugura umukobwa iryo jambo ntago nabivuze mwabivuze ngo nukugabanya level ya manhood yanyu kandi mu by'ukuri nanjye ntago nanze ko wishyura ntawanga ijana muri ine urumva ahubwo yaba wishyura giteka ryose ariko mu gihe nafashe responsibility get me clear here mu gihe nafashe responsibility nkavuga ati ngiye rwose ndabizi ngenda like ndashaka tubonane nkumbuye kuvibinga nawe sibyo tugenda nziko ndikunda wenda tuvuge abasore bakunda ice cream se buriya ntago mbizi tuvuge ukunda okay katujye muri ku rugero rwenda rw'agacupa sibyo wenda nzi ukunda kunywa inzoga cyangwa ahantu ukunda kuvibingira ntanazinywa nshaka ko ntanazinywa ariko wenda nshaka kuba just while they around you dutera story nyine nk'ibisanzwe nimba nkugati umva twagiye hano se akenshi bataba bameshoninga nizi tuvuge wenda ahantu ukunda kuvibingira tuvuga ni haba ari pizza haba harabaga aho ukunda ati twagiye hano hantu katumva twenda ati se ko muri ko ntameze neza aravuga ati uya nta kibazo I'll pay urumva icyo gihe mbikoze reka dutandukanye ibintu hari dina bisanzwe hari date twebwe turi kuvuga ahangaha turi kudiscussingaho ni dina cyangwa no guhavinga fun n'umuntu muri relationship cyangwa mwitegura kubana cyangwa ko harimo ya feeling ntabwo twavuze ko buretse ndangize bura nkunda abantu bakuru niyo mpamvu nakubwiye ko old school ngiye nyemera nkunda abantu bakuru bura uzarebe abantu b'abasaza n'abakecuru buriya iyo uzanye twebwe bitubaho buriya uzanye cyane mwebwe mwabiturusha kubyumva buriya iyo uzanye umuhungu uzazana mu rugo ikintu cya mbere umubyeyi azaba interested mu kumenya azavuga se uriya muhungu akora iki uriya muhungu azashobora kwita ku mukobwa wanjye neza ariko ngiye n'inkuzana mu rugo ntabwo icyo kibazo bakimbaza ahubwo byarahindutse ibyo bintu byahindutse nibyo dushaka guca baramubwira ngo wenda ngo twabonye ari mwiza ngo cyangwa baba mu rugo baba interested no kumenya se uyu mukobwa yitwara ate afite imico azubaka urugo umugore ni mutima w'urugo ibyo naye ndabyemera umugabo akaba umutware umuco uri evolvinga sibyo niyo mpamvu turi abantu ntago turi stationary ntago ibitekerezo byacu bigura ahantu ahantu hamwe nkuko wabivuze ngo mbere byemeze gutyo sibyo mbere umugabo yashoboraga kuba yavuga ati umugore tureke n'ibyo ngibyo umugore yasaga mu rugo avuga ati umugabo niwe uzampaza niwe uzakora iki sibyo ubu ngubu n'umugabo arajya gushaka ntago ndivuge wenda kuby'urugo sindagerayo ariko umugabo n'undi nawe ajya kuza akavuga abenshi baratanatargetinga ati se aturiya what is she bringing to the table urumva kandi ariko at the end of the day umuco nyine uri evolving nimba wivolvinga rero sibyo wumva ko nanjye hari ikintu ugomba kuzana financially noneho mu rugo bivuze ngo utagomba kuba offended mu gihe mubwira ngo culture diversity turayemera ariko buriya gender equality na gender equity ni ibintu bitandukanye
bakunda gukoresha urugero rwiza bagafata nk'abantu babiri umugufi n'umuremure ese ubashyize kuri level imwe ushaka gutuma bareba inyuma umugufi reba uru rukuta sibyo ari abantu babiri batareba batareshya ariko ufashe itafari ukarishyira ubwo icyo ushatse kuvuga ni iki ufashe itafari ukarishyira munsi y'umuntu mugufi ushatse kuvuga ko equality idashoboka ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko equity I believe in both equity nicyo kintu tugomba guha priority niba umukobwa ari icyo gihe ubusumbane uri kubukuraho binavuze ngo umuhungu udafite n'ijana ntakwiye gukundana ubusumbane no kuri date urumva nta kintu waba ufite ariko hari akantu merutse gusoma muri Nigeria bari kudevelopa uburyo bw'uko umusore udafite ubushobozi adashaka batamusezeranya kuko ntabwo aba yakabaye ready niho kuvuga ngo ushaka kugura imodoka nta mafaranga bivuze ko ngomba bivuze ko umukobwa afite noneho uburenganzira sibyo bwo kuba ya dropping out n'ishuri umuhungu uzamukunda azamutware amwipevere byose buri ishuri ni ikintu gikomeye buriya nagufunga I know so ntawe reka ngo ikintu cyo kuvuga ngo niba we expecting ko sibyo unese nimba man ntabwo sinzi impamvu mutari kubyumva kuba nakwishyura kuri date turakundana twaganiriye nzi uko uhagaze mu mufuka sibyo none se ntabwo dushaka gusohokana nkakubwira ngo urishyura drinks nishyire meal aho ngaho uvuze ikintu cyiza ubundi tugasharing already ubundi mu muco muri our culture ubundi umukobwa izo approach zose uvuga ngo gusharinga ntago ziri appropriate niyo usanga noneho nushaka umugore ukabura akazi uzaruta urugo ngo kuko nta kintu ufite cyo kuzana uzaruta urugo ngo ntago nkiri umugabo hari ikintu cyitwa psychology harimo inshingano z'umugore turi kuri oya nanjye ndagukunda sibyo nimba unkunda nanjye ndagukunda ni inshingano zacu nitujya mu rugo turaza gusanga yuko weho wagiye hariya usezerana n'umugabo wawe ko mugiye kuvanga umutungo wenda bisesuye bitewe n'ibyo mwasezeranye none nituza kuri date nge nawe ntago twasezeranye yuko ugiye kuzajya wishyura nanjye ejo nkishyura no none se reka mbabaze gatoya mwemera ko umugabo ari umutware none se umutware buriya reka nkubaze weho umutwe wawe bagukuyeho wabaho nsubiza icyo kibazo ntago nabaho waba wanapfuye obviously umugabo mu rugo aramutse abuze ijambo cyangwa akabura responsibility ze wakazikora nabi urugo ruba ruri kujya muri disrelation urugo ruba ruri gusenyuka ushatse kumbwira ko ngiye hari ikintu cya mbere tutari kumvikanaho sibyo nanjye ikintu nemera cyo nuko umugabo ari provider protector you know all those things urumva n'umugore akaberaho kukubaha no kugufatanya nawe kugira mwubake you know urugo ariko ikintu nshatse kubwira nuko nimba wanashatse ufite iyo myumvire tuvuge wanashatse ukagira ikibazo wenda akazi bikanga ubwo icyo gihe waba ushatse kuvuga ko utakiri umugabo mu rugo kandi umugabo si it's not about provision gusa nanjye mfite ubushobozi na providinga kandi nakuyeho ko ngomba kukubaha urumva nkakubaha n'inshingano zanjye zose nkazikora neza na provision nkayikora ni nko kuvuga ngo nimba mfite akazi ufite akazi ngomba kujya nkwaka irasiyo ya buri gihe nkakwaka ibintu byose ayanjye se nabanyakoresha iki ubwo bivuze ko najya nyimezamo neza nk'umugore kuko umugabo ni umutware muri concept yawe agomba gukora inshingano zose ubwo ayanjye nkayaryohamo ubwo ni ukuvuga ngo my money is my money your money is our money nje nababwiye ngo kirazisigara kuyeho kiriziya sibyo noneho ubu ngubu none hari ibintu byaje umva hari ibintu byaje urangiza ukajya kubona ukuntu umuhungu ateye ivi ngaho noneho mumbwire za respect mama uvuga icyubahiro culture noneho mubihuze n'ukuntu wase n'iterambere mana nyine mutubwire ubundi nta muhungu wakabaye umanuka hasi ngo asabe imbabazi ngo ese ngo wazandongora no no kuvuga ngo nicyo bivuga ariko mu kinyarwanda I'm a lady si bikankubwire to the prize see we are the full package you're chasing me urumva nk'ukuntu okay reka mbwire ubundi first of all umuco wo kuvuga ngo umuntu arapfukamye niko umuntu yakundabira ni respect obedience and kwerekana how do we say it
commitment uba ushaka kugirana n'uwo muntu sibyo ukamwereka rero ikintu ndi kuvuga ntago I'm not against it nimba nkundanye n'umusore akifuza gupfukama yo pfukama nta kibazo sibyo nimba utanashaka ariko ntabwo nzareka kubaka ngo nuko utapfukama okay reka tubigendane neza rero nimba unkunda sibyo tuvuge iyo abantu bakundana buri wese abazi icyo akunda sibyo icyo ashaka biramba ifata mu buryo bwo kugaragariza umuntu okay I can call it affection na type of way yo kumva ko umuntu agushaka cyane urumva ku buryo nimba umuntu agupfukamiye arakubashye ni sign ari kugaragariza ko nakenshi abatera amavi hariye haba hari abandi bantu barahaje nta bintu byo gupfukama nimba ngewe ngukunda why not tutahagarara nakubwira ati rero ngewe Christelle buriya ndagukunda so bitewe n'ukuntu nkubona n'urwego bimaze kugeraho ndi kumva okay tugarutse no kubya bindi ndanone ndaniteguye nk'umuntu w'umugabo ndi kumva waza tugakomezanya ubuzima ariko ni gute se niye mpamvu ituma ndinda kumanuka hasi kugira ngo byumve no oya nago ikintu cyose kukubwira nuko sibyo abantu ni nkuko hari abantu badakunda kuko abasubiza mu kiganza sibyo kandi barahari benshi pe kuryo mujye mushyira ikiganza akavuga ati like yo mu kiganza kigira imyanda myinshi nago mbishaka ko nsuhuza gutya akaba yaprefera ko umuhobera wenda kuko nta contact magiranye biganza urumva niriya rayo ni ndi sign yo kuba wakoramo ibintu Christelle rero ntago napfobya umuhungu wabikoze ngo mvuge ngo ni ikigwari ngo n'ubwo bazamukandagiraho ngo ibiki n'ibiki nimba ari ubwo buryo musore wifuza kugaragariza urukundo umukobwa bikore Christelle bura nushaka unaryame hasi Christelle rega tera kartoma ibyo bintu Christelle ibyo bintu byo gutera amavi ntago ari kwibasira abahungu bateye amavi ariko buri ibintu byo gutera ivi iyo umuntu w'umugabo witegura kuba umutware ugiye imbere y'umukobwa ugapfukama ukamubwira ngo ese will you marry me nibwo buryo bwo kwicisha bugufi ese uba wicisha bugufi kubera iki kubera urukundo umukunda ese urukundo se ko mwavuze ikintu cy'uburinganire wavuze neza ko turi kuba chasing Christelle agatera ikinyuma Christelle wavuze neza ko turi kuba chasinga ndabikunda of course turi kuba chasinga none se niba urugero abantu barabetinga bakajya guchasinga amafaranga nkongera nkibaza ese ikintu uri gucesinga ni gute nanone kizagaruka bya bintu mwatubwiraga kikakwishyurira kanyigusubiza dufate ndo umukobwa nubwo ntari batamfata nka semuhungu sindi semuhungu kumva dufate ndo umukobwa nishyize mu mwanya w'umukobwa hano haje nk'abasore 10 batondetse ku murongo nawe uri umuhungu nzareba mbega uzahitamo uwo oya nzareba uwicisha bugufi kumva ahubwo kera wicisha bugufi nawe n'uzahitamo yavugisha ukuri ahubwo guhitamo umuhungu kera umuhungu wabaga waragiye ku rugamba akica abantu benshi cyangwa umukobwa yaba afite abahungu bari kumurwana akavuga ati mugende haramurwane uza gutsinda niwe ntwara none ubu ngubu ahubwo ibintu biri kugenda uwapfukamye ngo none ngabona baryamye hasi ngo nibo bagiye kuzajya begukana abakobwa ibintu birahinduka ntago ibyo mu gihe cya mbere umugabo ni umuntu ibyo byonyine iryo jambo umuntu w'umugabo iyo bavuze ngo umuntu w'umugabo ahubwo ngiye mba numva mu gihe ushatse gupropose umukobwa uko byumva siko urumva ahubwo mu gihe umukobwa yemeye kwakira impeta yawe agomba gupfukama akagushimira akavuga ati no nukuri ntago ari kwibasira ababikoze abantu bagira abakobwa none bashinga ivi nikuvuze uravuze ati abakobwa bashinga ivi no ntago ari ugushinga ivi mu ku appreciating impeta bamuhaye icyizere bamugiriye iyo bakugiriye icyizere ntago kikugiriye ari we ugushima niba nkugiriye icyizere niba wapurayinze akazi ntago umuntu uguhaye akazi ari buza kugushimira nta nshingano mfite z'uko ngomba kuba nagushingira ivi wabishatse sibyo nanjye ikintu nshatse kuvuga sibyo nanjye nagukunze sibyo nagukunze wenda wanadelayinze nzi ko biri mu muntu uzashaka
muri right way none twe tubabaze oya none twe tubabaze nyine abasore bundi ibyo tumenyere ese umukobwa we ariteye noneho hari approach ibigenewe abahungu nemera ko buri muntu afite ibintu ashoboye kandi yakora neza rero mureke tujye duharirana iyo approach ya mbere igomba gukorwa umuhungu niwe ugomba gufata ya mbere akavuga ati uyu mukobwa niwe mukobwa w'inzozi zanjye tuzabana ntago ari kubasuzugura ariko iyo approach ntago ibagenewe iyo waravutse ubona umukobwa apfukama agakora ibingibi sibyo okay nibyo ari kugeraho ntago reka nkubwire abantu babishyiraho na physiology n'ukuntu turema physiology hari twese twise science ibyo ngibyo ntago mbyemera ntago mbyemera ikintu cya mbere impamvu ukora ibyo ukora no kubera environment uburimo sibyo reka nkwereke nko mu Rwanda sibyo tubifata nk'ari kiraziririzwa sibyo ariko ugiye mu bindi bihugu United States kajya za Canada things are different urumva umuhungu kuguterera ivi ni ibintu umva it's out of loyal respect ababikoranye ahubwo ikintu navuga ngo inaha hari ukuntu wenda muri Afrika hari ukuntu wadapta umuco sibyo noneho ukavuga ngo abantu bakawufata nabi kuko wenda ntabwo biri ngombwa kuko bagatara babimenyera aho ndakubwiza ukuri ko mu myaka 5 nayo ni mikeya no mu myaka 10 things will be different nukuntu twe tubibona ubundi umugabo ni engine sinzi ukuntu nabigusobanura ngo byumve neza nkuko babivuze ahubwo mwebwe muri kwa applying kankwereka urugero sibyo dushaka kuba turi hano uri kuntereta wibwira mu by'ukuri ko ari wowe wenyine uhari ariko hari n'abandi benshi n'uyu nguyu yaranshaka urumva rero icyo gihe cyose I'm the prize habaho ngo bakubamo umuntu ugomba kunsindira I'm not the one applying so you mean ko umuntu gutsindira ari ikigwari muri bo ntago ari ikigwari kuko iyo uvuze ngo ntago ari ikigwari kupfukamira ni bya bintu twavugaga kupfukamira abantu bari kuguhanganira niba abantu bari kuguhanganira umuhungu akagutumira ukamwishyurira nge ndifashe nsohokanye umucuti wanjye umucuti wenda ni umuhungu urumva turaragiye twe ntabwo ari dating ni umucuti wisanzwe urumva nijye bamwinvitinze ndagiye turariye twatumiza bill nkabona ego ahubwo I place inzi imbere y'umuti I'm like that's right that's right urumva kandi ikintu cya mbere kibaho sibyo ntabwo ruvuga ngo ni show of wenda kuri party umukobwa ngo nshaka kwereka ko ufite amafaranga cyangwa iki that's not the case ariko nanone ni bya bintu nyine twishyizemo kuvuga ngo abakobwa n'abanyantege nke nta kintu bakora ntibana kwisohokana nimba twasohokanye kuki umusore badashaka kuvuga ngo okay wakana n'uwera na placing hagati mu gihe atazi ugomba kwishyura umukobwa akaba yayikurura cyangwa umuhungu akayikurura nimba ari ugomba kwishyura nge ntago mpakanye ko umuhungu atagomba kwishyura mu gihe ayafite if you want to nimba ugomba kunyereka ko you can provide start from that point ntacyo bintwaye ariko nanjye kuba nshobora kuba nakwishyura ntibibe ikibazo ese Christelle none ikindi kibazo tutava ku bintu byo gutera ivi ubundi abantu batera ivi already baba basanzwe bakundana kandi bagamije kuzabana kuki bigombera ko upfukama kandi already ya prize waramaze kuyitsindira nimba umuhungu yumva ko ari bwo buryo bwo ku expressing aho how much he wants you to be his wife bikore it's okay twe expressing amarangamutima yacu bitandukanye hari n'uwashaka akaryama urumva hari n'ubikora akabikorera iby'umurengera urumva akaba ikintu cyose kubwira nuko ntabwo kuba yabikoze it's not an expression yo kuvuga ngo nta kintu ushoboye ntabwo I believe ko niba nshaka ku expressing uburyo what it means ko nkubonye nagenda nkakugura ikintu gihenze nagenda nkakugura ikintu cy'agaciro ikintu kigushimishije ntabwo uburyo ngende bugaragaze ko nishimye ari ukugenda nkivuruguta mu bitaka nkanduza n'ipantaro yewe naje nambaye ngo nibwo ubona ko ngo ngukunze ni ibintu bibiri bitandukanye no kuvuga ngo Christelle nimba umuhungu yakwa approaches so agashaka yuko muwe mumaze igihe mukundana
n'ubundi mubiziranyeho neza ko mukundana ntago ari ngombwa yuko uwo munsi ako kanya cyangwa se uwo munota umwe cyangwa se ayo masegonda ngahe ntago ari ahita kugaragariza cyangwa se ngo ahite akumvisha yuko wa musore yagukundaga of course n'ubundi busanzwe ubizi kuko most of the time abantu bajya gutera ivi aba yanabimubwiye akamubwira ati rero uyu munsi ndaza kubigenza gutya so nukuvuga ngo ariko aho ngaho erega ikibazo nuko mu generalizing sibyo abantu wenda babikora kuri different purposes sibyo hari igihe njyewe ikintu nshatse kuvuga like mu gihe ubikoze with pure intentions urumva ugashinga ivi ukansaba ko dukundana kuko ari bwo buryo mvaga ko ibintu bigomba gukorwamo kuko mvaga ko it's your way of showing me ko like you want me that bad ntacyo bintwaye ako nutanabikora that's okay njyewe what matters ni ukuvuga ngo are you going to keep on loving me? Are you going to keep on loving me? Are you going to be loyal? Are you going to inshingano zose ugomba gukora uzazikora buri ntashobora kuri guterera mwagerayo n'ubundi akaguhondagura cyangwa se akanakwi kimwe nuko utaritera kimwe nuko kimwe nuko utaritera iyo mugiye mu rugo yamaze gutera ivi iyo mugeze yaragutiye kimwe nuko utatera ivi ukanabikora nabyo okay nimba rero mushobora kugerayo n'ubundi mugahindukana bishatse kuvuga ngo there is no love there so mubyihorere nimba n'ubundi nta rukundo mufite ngiye kambabwiye uko nagiye mbyumva ku mpande zombi kuko buri muntu wese afite ukuntu yumva uruhande rwe kandi ngiye ku mpande zombi ngiye ndabumva pe kandi ndabyubaha kuko umuntu nuzi ukuntu agaciro k'ikintu kuri we sibyo arutera ivi agapfukama arushobora kwikubwira ahagaze ashobora kubwira mu bundi buryo bwawe bwo bwose biterwa n'uburyo we ku giti cye yubaha ibyo cyangwa bifata sibyo ikindi noneho hari ibyo twagiye tuvuga mbere ngo kuvuga ngo date buri muntu wese mu rukundo sibyo ubu ngubu byarakemutse mbere murazi ko hari abantu batigaga bakavuga ati umusore ariga umukobwa ntago aribwiga ariko for now twese turiga tukajya muri kaminuza tugatsinda twese tukajya nyine uburenganzira kuri buri muntu so no mu rukundo rero ikintu kigomba kubona kugira ibintu nyine bimara igihe cyangwa tubane neza tugomba kubahana ukamenya ko icyo ntashoboye undi aragishoboye ese kuki wumva ko umwe yaba secretary undi akaba comptable nkuko wumva ko izo nshingano zombi umuhungu n'umukobwa yazikora emera ko nyine no kuri date uri umukobwa nakwishyura uri umuhungu yakwishyura ni respect ku mpande tugomba gufashanya kuko niyo mpamvu uriho nanjye nkabaho okay uyu munsi twagize ibihe byiza abatumirwa bacu turabashimiye twishimiye kubana namwe ni kuri Rwanda Top News ikiganiro ni Table Talk muri Link Line so inshuti zacu rero bakundwa bacu mujye mukora share no kanda kuri subscribe